Hola hola hola, tubahaye ikaze mwese mwakoze subscribe kuri International Harmony TV ndetse na Novo Empire. Uko mubibona turi babahungu banyu ni Siaji Talent ndetse nasoyinka umuhungu w'abanyarwanda yes, reka ubakunda cyane cyangwa urabangasha oya ndabakunda mbona nta rukundo ugira wego ko yewe ndi romantique ubundi ubimenye neza wabaza abana twiganaga muri primaire ase ubundi primaire wize ziko wizenga Gitarama hano bita Muhanga nize za Gitarama ara mu majyepfo groupe scolaire Gitarama urayizi bitaje cyangwa kuri Karafage oya urabyishe Karafage yiswe Karafage higa himbobo cyo cyari kigo cy'abantu bananiranye abantu babizi icyo gihe barabizi umwana wese wananiranaga mu mujyi ku bindi bigo byose yaranananye yarabaye imbobo bamujyanaga muri Karafage batamujyana muri Karafage bamujyanaga aho bitaga muri Kacap Nyabisiga ariko ubwo hari igihe icyo gihe twiga aho hantu hari umukobwa ari mwiza cyane ariko wigaga mu myaka iri hejuru yitwaga nde yitwaga Gentil ubwo ntabwo wari umuzi ko yari ikizungerezi cyangwa wize imbere yanjye se cyangwa wize nyuma je nize imbere yago ngambwira we wize ryari ka generation yanjye wahize mu kangahe mbese nahize kuva primaire nyine ntitangira uyira upa kuyisoje akanyisoje wayisoje ryari nayisoje muri za 2000 na kangahe na 12 nubwo wasoje primaire aho ganye nigaga muri secondaire aho ngaho n'ubundi yampaye nge nigaga icyo gihe nigaga muri secondaire ya kabiri aho ngaho ubwo niga ndabyibuka niga hariya kurerije makabiri nyine muri uwo mwaka aribwo twamenye umuhanzi wahigaga ariko nawe byarangiye atagafashe neza yakikirije bamwitaga Mr. Hu Mr. Hu yanyize imbere cyane ntabwo ushobora kuba narahaje we yararangije ariko no kuvuga ngo ntabwo ngo yabaye umusitari cyane aracyahatana buri muri Kigali njya mubonana n'abitwa ba Keremi Wayini yamuhaye interview Keremi Wayini ni umujene nawe waje kwikaragaza Uganda biranga avayo aza mu Rwanda bayagafata ubungubu yari perezida wa Mashariki African Film Festival hano muri Muhanga ku bantu babyibuka ntago tumuzi azaza tabitubwire neza konzi kwawe muzi wenda kera kaba yarafite indirimbo izwi ariko hura muzi witwa Hu ndamuzi kuko twariganaga wenda muzi nese byagenze bitubundi kubera iki abasani b'imuhanga batagafata imuhanga nagara no gukorera hari nabandi benshi bagiye bagafata ariko biranga bahita bibera bakwaferi ntabwo ndi buvuge tafwenge yararirimbye ngo nta muhanga nta barara uri kumva nta muhanga nta barara ubu ngo tafwenge igeze kuza kuhakora indirimbo icyo gihe birazamuka indirimbo yitwaga Rendez-vous urayizi ya tafwenge icyo gihe bayikorana nigaga n'undi aho ngaho merekeza Mr. Wo mu studio ariko naje gusanga imuhanga atari ikibuga cya showbiz ntabwo ari showbiz gihira abakobwa gusa kandi nabwo badakora umuziki bakora influencer abavixen ibintu nk'ibyo hari n'abantu baba baragafashe umukundwa twariganaga ndagusuje inshuti yanjye nubwo baratwanze babakobwa beza bose bagafashe hano muri Kigali banze kuvuga bati iwacu ni Muhanga abo nabo turabasuye abakobwa Muhanga bo baragafata pe ayo Muhanga bo baragafata akabahungu shumi abajene ntibipfa gukunda ako ngenzi reka ndeke kumena ibanga nawe yanze kubivuga ahubwo reka twigire ku cyatuzanye aho harimo agaki ko nakajuisi utu nutuzi tugezweho reka mbafashe kubamamariza bayita agahozo aya mazi yitwa agahozo araryoshye murana kafite n'ibara ryiza n'amazi umweru bashyiramo nyine agacupa niko gahita gahindura ibara akoranye ubuhanga aya mazi baraza kugupima kakantu bita alcohol hano mu Kigali aya mazi akoranye ubuhanga iyo amazi ari mu icupa hari ukuntu ahita ahindura ibara bitewe n'aho ageze hari ukuntu icupa rihita riyahindurira ibara banza usomeho ubundi utangira ikiganiro reka tubamamarize agahozo aya mazi yitwa agahozo ese ubundi akorerwa isubura aya mazi harimo naca minero amazi yose niko biba byanditseho ariko nimero zabo ni 0788 23
3272 akorerwa icyo mbona nuko akorerwa ngo ni made in Rwanda, akorerwa i Kigali mu Rwanda n'ubundi nk'ibisanzwe. Ndumva ari ibyo ngibyo ni mu cyanya cy'inganda n'ubundi niko mbona handitse Direction of Rwanda Manufacturing Limited, ni mu cyanya cy'inganda n'ubundi. Na boss nabibona ko namwamamarije ampamagare kuri 0729992245 ubundi anshimire rwose. Ubaye nka wa mujene, ari umujene w'i Kigali witwa Nyarudindire, babwiye bati banzo senga Imana iguha umugisha. Ubu yandabanza mvuge nimero zanjye. Noneho baramubwira ngo ngaho senga ngo 078 agiye kuvuga izindi ngo hoya. Gasenga itavuga nimero ze. Itavuga nimero ze. Ibibazo gusa. Okay, so inka karakanyuzemo twemo tubanza kuganira ngo twande tujye mu kiganiro neza dushimisha abakunzi bacu. Ariko ukomeje kunyana muri twereka ko mudukurikirana neza 5/5. Bira bintu narabikunze cyane ati muradukunda. Aroranye n'icyaka ati ndabakunda hari ukuntu mubikora neza. Murakoze cyane inshuti yacu. Kandi n'akanyenyeri. Babe baretse nta kibazo ntago bakakanya ngo bako bakanakanye. Nanjye nari nshitswe babatihoreye. Kaga igihe kirage. Tubanze nibabona biri ngombwa bazavuga ati mutubwira kanimero ariko nakababwiye ngiye. Ariko njya mbona comment wawe ariko iwanjye ntazo njya mbona. Urazibona bro. Ntazo mbona. Abantu mugarukira kuri Novo Empire mu kubitaga comment. Shyiraho comment. Na subscribe nyamuneka. So mukanya ubwo nari ndimo nibambura niko bavuga abahungu b'ibwami, twe turabahungu b'ibwami nyabo. Harya muri abahungu b'ibwami. Harya ibwami buriya kamete nkwibariza nakabazo k'amatsiko. Buriya umwami, urabona umwami yatanze atarabona umuhungu atarakura ninde uhita wimika ingoma. Ntago dushaka kwamamaza iby'ibwami cyane mu biganiro. Umva ko kagucanze rero ntago kiri uw'ibwami. Rero tukomeza mu kiganiro cyacu. Reka tugaruke muri entertainment y'u Rwanda. Nabonye umuhungu yikaraze amadarapo ameze gutya agararana n'amaci ya APR uramutipe witwa ngo I show speed kabisa. I show speed ari hafi kuza hano mu Rwanda. Ndagize ngo hano hageze aho. Oya ntabwo ari ahageze. Ko ntawe ureba amakuru yaca hejuru. Ujye ureba neza amakuru ujye muri imbere indipo. Ari nzi ko yahageze rwose murambabarira. Ntabwo ari ahagera ariko araza, ndumva n'itariki nyifite. Araza ryari? Kambabwira itariki nyine idahinduka. Ari buzireho. Ku itariki? Araza ndabifite byose. Nukuvuga ngo I show speed mu Rwanda araza ku itariki 10 z'ukwa kangahe? Kwa mbere se ni uyu munsi yahageze. Kandi hari nyine aribyo ndi kukubwira. Yarangiza umusazi bakunze oya yarangiza umusazi kandi nge mba nasomye ahubwo n'ubu utasomye neza. Hari ikintu uzongera kuvuga? Nta kintu uzongera kuvuga. Uyu munsi rero nibwo I show speed yageze hano mu Rwanda. Ni umu content creator wa kabiri ku isi. Wa kabiri. Reka tumuvugeho gatoya. Tuze tumusobanurire tugende tubabwira. I show yakoze amateka ku bintu bigendanye naki na live streaming. Kibaza ngo niye live yakoze yatanje yaba yaramugize umuntu wa kabiri ku isi. Nabanje kunyura mu bikorwa bye gutya ninjiramo ndibaza ngo ariko ubundi is content dukora cyangwa ibintu dukora hano kuri YouTube igendera ku kihitamo. Dokuvuga ngo YouTube rero bwayo igira amahitamo yayo. YouTube kurikiza urabona nk'iyo video yawe irimo irarebwa iminota nk'icumi. Iyo video umuntu yirebye iminota 10 aha amahirwe video yawe kuba YouTube yayitransfera mu bantu aricyo bita recommendation. Ariko niba umuntu aje akareba video yawe iminota 5 abaguhaye abakubujugunye mu manga. Twese bareba iminota 2 twebwe batureba iminota 1 urashaka kubabeshya. Twebwe batureba iminota 5. Turebye iminota 5 banyakuba umutware muturebe iminota 7 basi muve kuri 5 nahenze kari 2. Uyu munsi baturebe nk'irindwi. Nisura mujene ni mu kibundi. Wa mujene aturuka mu gihugu no munyameze nk'umwirabura nge ntago mba umwirabura ariko turanye mu kwibwira abakunzi. Umwirabura ku ruhu ariko ubundi ni umunyamerika. Ni umuzungu. Oya ntago ari umuzungu. Ni umunyamerika. Umwirabura w'umunyamerika. Umwirabura w'umunyamerika. Mbese
buriya kugira ngo bamushyire ku rutonde rw'uko ari umustirima wa danje uri ku rwego nk'urwo bamushyiraho hari ikintu cya danje wabuze yarakoze cyatumye kuri YouTube mbanze nkurabure afite aba subscribers ibihumbi 40 ibihumbi 48 miliyoni afite miliyoni 48 hafi no kuvuga ngo video ashyizeho iragenda ikagera reka manze karebwa na za miliyoni ni miliyoni reka manze mu searching ayishock reka manze ntangaje ko utamuzi oya ndamuzi ese gutuvuga ngo singuye dore nguye muri stade amahoro yagezemo tayari kuri match ya Rayon Sport na APR FC biri live dore nguyu wamubonye namubonye dore nguyu ibi biri live dore ngibi arimo aravuza ingoma yamba idarapo ry'u Rwanda uyu mutipe yambaye nimero 7 umutipe reka umutipe yahageze ko kimutari mwambwiye nibyo nakubwiraga we mani ntabwo kubwira mu kanya ngo ageze mu Rwanda ukabyanga uretse gatoya mbanze mbibanyuriremo okay afite 47 n'ibihumbi miliyoni 47,600 urumva 600 ya subscribers yego afite video 1,700 hano mu Rwanda z'abatipe benshi afite video zirenga ibihumbi bingahe ibihumbi 600 kuko narokare ari gukabakaba mu gihumbi urugendo rwatangiye muri 2020 mani muri corona ngayiba kirage nanjye nibwo nanjye ibintu bigendanye n'iki na YouTube ariko man sinzi ukuntu abana imana ubundi duhora iki man oya nta kintu imana duhora igeze muri Afrika mujye mukora nimureke kuvanga imana duhora iyo tugeze muri Afrika mwarakoze murabura kandi noneho nino live uri kubona kare uri ku streaming uri kubibona se ndi kubibona ko hariho kamera ye n'ubu ngubu yashyizeho kamera ye iri live urumva wamubonye namubonye ari kumwe n'itorero mwese mudukurikiranye kuri International Harmony TV ndetse na Novo Empire ari kubyinana n'intore ubu ari live mwese munyarukire kuri live muraza kumubona Aisho Speed ni umu content creator wa kabiri ku isi ku bijyanye n'ibintu byara ikintu kirenze urumva mani yambaye idarapo reka twivugire mu kiganiro dore uri murarangaza abantu sibyo no kubakumbuza kugira ngo nabo bahita baza barebe mukandi ngenda bashyiramo agace gato barebe nta kibazo gashyiremo wabonye ko ategereje match ya APR na Rayon Sport iri buze kuba ibasa ku 2 ahantu twahabuze reka tubibutse gato basubiza kuri no channel no mujeni babwire ibyari byo ire video nkuko icyo nkuko mbibabwiye ifite subscribe ibihumbi miliyoni 47,600 ni sub iriho video 1,700 sibyo reka nze gato mbabwire n'ibindi sibyo uno mutipe ahantu hito nabona ko ari umutipe wa danje narenze umutipe akoresha Twitter akoresha Instagram n'izindi mbuga zose ziba za TikTok za PayPal n'izindi zose na za Snapchat ibintu byose arabikoresha kandi nawe uri kubona ko ibikorwa bye biri hejuru cyane yewana biri hejuru rwose reka mbe mushyize hasi kugira ngo tubashe kwiganirira tubashe ku urwo tumuganiraho ni ikihe kintu Aisho Speed yakwigisha kuba yaje mu Rwanda ntibaguhamagare nk'umuntu nawe umukontent nahamagarwa nande nawe mwe mwahura cyangwa ube nahamagarwa nande ni Irene se uri rutera amateka kuko bitamasтрак abantu bindi Irene naga ari umukontent creator ese Irene n'ubundi ni iki ku buryo yagenda gahura na Aisho Speed Irene n'ubundi ni iki Irene nawe ni umukontent creator ariko content akora itandukanye n'iya Aisho Speed ahubwo Aisho Speed abantu bamaze iminsi bakora urutonde bafata umuntu bita Kasuku bamushyira ku mwanya w'imbere mu bantu bagomba guhura na Aisho Speed sinzi umutipe nabonye ariko kugurukana Kasuku uriyo atanamukubise simbizi iyo video mwayibonye ntabwo nayibonye Kasuku ariko kugurukana abwire amugango Kasuku mumbabarire naga njya bivuze nayo video wayibonye Kasuku mbabarira nshuti yanjye ndagukunda ewa ariko urabizi neza ko bakumereye nabi kubera umuntu washyize video hanze akubwira ngo ujya guhura n'uriya mujeni Aisho Speed uriya muntu atewe ku karere bakwanjamye
bagize gute eze Kasuku bamukize kuri urwo rutonde bitewe n'iki usibe ko ngereka mu bwiza kuri bro buriya Kasuku ari mwana muri iki gihugu cy'u Rwanda nemera afite content nzima ibara content nawe wayikora uretse gato nyine ngiye ku bwanjye biragoye ariko impamvu content ya Kasuku ngiye nyikunda iri unique bro iri unique bro ninde mu Rwanda se ndukora bro ngiyo Kasuku akora irimo n'amafaranga nkuko bivuze mwana ariko ubona ziriya nyama Kasuku ateka ugiye nawe ukaguha buriya nuko udatitegereza ziriya nyama ntago ariyo content ya Kasuku mwana ziriya nyama ni biza birangiza dire byerekana ko Kasuku abafite anawe ugahita mujya muzambaho inyama ziriya burusheti waziteka kangahe kuri kamera yawe wahita utahariya hakurya umushubati kure wahita utaha biza ziriya burusheti wowe wazirya kabiri mu majyepfo waziteka kuki muri Kigali wongeye naringiye ari umujene w'inshuti yanjye yagwashangiye kwigana Kasuku nanjye mbereke niyo nagoraga kuko kamwe mu minsi ibiri none se nk'urugero ubona iShow Speed ari abahe ba content creator batanu byibuze waha amahirwe bo guhura na iShow Speed hano mu Rwanda buriya hano mu Rwanda mani nuko mwe mutabizi mani hari content creator batari abastari nk'aba ngaha tubona ariko barenze bro umutipe ukubitaho ball mwise imwe kabifite 100,000 urumva nyine mbwira kuri bahera kuri kuwa mbere ugere kuwa gatanu ubaha amahirwe mani ngiye ntago ndi kwamamaza aba content creator bro mbabare nabo ngenge gukwepa ibibazo ukunda gukwepa ibibazo ngenda bikwepa itabihukiye ukorema amabara urabikwepa Bosco azize icyaka kanya ari gutorongera hakurya mu mahanga Bosco yakaba yari guhura na iShow Speed bari guhura nyine ntibanahura nago urwo rwego mu rumushyira rwo none kwise umbwira ngo uti Bosco ngari gutorongera ari gumva kubera ko yatinyutse mani yaratinyutse ariko content ya iShow Speed ntabwo hatu umufata ngo umuhuze na bano ba Bosco ngo uhite umuhuza na bano ba Kabaka ntabwo wahita ubahuza ahubwo iShow Speed wamuzana ugahita umuhuza n'uwitwa Kaizi King uramuzi ntabwo muzi ese Kasuku ariko werirwa umwirahira uriya Kasuku afite content y'Ubudage y'ubukaritasi bumwe bunarenze ariko inarenze y'ubwayirenze n'ubukaritasi ku bantu bamwe nabo akwira narenze ikintu muziho ukimusura ikigera iwe ahita guha kawunga ntabwo hava utari ziriya nyama z'ababeshya ntago ziguha burusheti urarya imireti ukarya amagi ukarya n'akawunga imyumbati byose ukataha hari ukuntu abantu bavuga kuri social media bigahita bikunda nanjye mvuga ndebe ko wenda yaza kunyumva akavuga atazaza mu iki wavuga ni ukuri kw'Imana nanjye mbonye iriya nyama yo kwa Kasuku wumva amererwa ageza umva niyibona ariko uvuga ati umunsi umwe reka tuzakora ikiganiro natwe twotsa za burusheti ntabwo byaduhira nyine ibyo mubwira atari umujene navuze ngo araza kujya karaza kotsa inyama ngo yemeze abantu ngo bakurikirana n'abayereka karenze no kugura imbabura biramubwira yitwe twakoresha gaze akareka gaze ntabwo yotsa bro gaze ntabwo yatsa ikintu cyadanje kuri Kasuku n'imbere y'Imana abatipe bose atumira nkabona iriya nyama mpita numva najya kumusura bavuga ati ndahera njya gusura Kasuku uriya Kasuku ni muri legend man ira content ntabwo wayikora utarataha ariko nge mane ntakubeshye mba numva nazakurya iriya nyama najya akama muhore nkumva uko zareke tugeyo rero abyemeye twajyayo ariko banza yirata Kasuku ntabwo yirata ntabwo yirata nariko na John nabonye ari gutembezana mu dutungo ati nitwe abayiri wakindagura uriya mu DJ niryo rimbi ry'amatungo yo muri Kigali aho ngaho uganiye nawe ni rimbi ry'amatungo yo muri Kigali bro ndetse zadushyingura ntabwo ari we wenyine abafite abahungu benshi abafite benshi ariko Kasuku ndetse ibiriya ndukuningana bro iniriyanda n'icyo bita gutamira abura yaratamiye ntabwo wangana kuri tatamiye kuki ngiye ntangana kuriya wese wariye Kasuku nyine warariye reka nyine yarateba none yatemereje abantu Kasuku ni ikibwa arakaburumeta kazagera urabona ngo akerekana nyine ifamu y'amatungo magufi akijyamo ngo dora kani kaso y'inka natani atakani kamadongo Pasikari ngo dore kabutera nore siga Kasuku ni ikibwa none akajya bikora ari fiyeri yabyo nyine ubona Kasuku azibukereye content bro hari amakuru nabonye mu gitondo cyangwa mu kanya gashize avuga ko umuhungu witwa Piyonika nawe yabaye yakarenze agakurikira witwa Bosco Yipaya agahungira mu gihugu cy'Ubugande
Vozi ko zikanya numva makuru ngo naga ari Bugande ejo ni ngewe atsinze unanye bejaramwanga ni muri Kongo mfata rute mu muhanda nirukanyira Kongo ndagenda ndahamagara ndakuwa mugani hari ikiganiro wakoze uvuga uti ubundi nagiye Uvira kureba umuntu witwa Bosco Yimpa hari Igoma ni Igoma naga ari Uvira yampanya nari nzi ko ari Uvira ubwo rero umuntu wari wambwenga aranyereka hari twafashe taxi moto turatorongera turazenguruka Goma yose abantu bakaduseka abo bari batubwiye ngo baraza kumutwereka sha turaseba turaseba kabisa ubwo Bosco yaba yibereye hariya hakurya rero Buganda sha wabona atari ni Buganda abona ari no muri ino Kigali ko tutabizi wamenye waburi ibereye nka za Rusumo imbere gatoya yibereye mu mayesha ya ruguru mu burengerazuba cyangwa mu burasirazuba ngayo nguko ubuse ikiganiro ntitwagisoreza hano ubuse birahagije reka tubanze dusoreze kuri no mutipe I show speed yitwa I show speed cyangwa mwite speed byose ni kimwe uyu mugabo rero abantu bari kuri stade Amahoro nizere ko ibirori bamereye neza ariko hari abantu benshi batari buze kumusobanukirwa batari buze gusobanukirwa ngo ni mu hari abantu bavuze ngo I show speed nagera mu Rwanda azajya guhura n'ingagi uriye ejo yazajya guhura n'ingagi azajyayo niba se ngewe ibingi byo ko arajya kuri match ya APR na Rayon Sport narabibonye ko agomba kujya kureba match ya Rayon Sport na APR akaba kandi azaba ari umufana wa APR ukomeye cyane none birabaye tubonye live ya streaminze kuri channel ye ari mu Rwanda ari kuri stade Amahoro yagiye kuri APR FC na Rayon Sport byumvikane ko abavuze ngo azajya mu ngagi n'abafite urere mani ya time hano mu gihugu cy'u Rwanda Kigali tu sibese ariko nanjye mbura nshatse nabanyifite ko nakoretse ko itariki nari nyifite ariko wabyishe itariki ne warufite ko wamakanyije bro none se nyikwereke ninyereke kanyikwereke nyine wari uyifite ku itariki 10 ariko nagoreze ko ari uyu munsi wayagaye nawe numvaga ari February kuko nta February ni mu kwa kangahe nk'uyu February ni mu kwa kangahe mu kwa kabiri turi January hari kuwa gatandatu February byanditse tariki 10 sigibya ni January man APR and Rayon Sport ono Super Cup match between APR and Rayon Sport ono Saturday 10 January 2026 at Amahoro Stadium dusanze atari byo nase February uyibonye nyine ngewe niko nabitekerezaga mu mutwe nyine no kuvanga iri tangazo ryangezeho nkiribona metambi setting akari mu kwa kabiri murakoze cyane kuko nta kono muri agenda nk'uyu yaza mu batanga itangazo mu cyumweru kimwe ahita zo uwo munsi nuko nabyifu numva na Pascal n'uwitwa Pascal nari naramo ariko nzaguha tesha mwikundanire mbona ufite karagiteri nk'izatesha bazamumaye reka ndabanya ari ikigabo twakundana bajya murara mukubitana imigeri hasi ariko twabiganira nkamwihangana nakanyihanganira uyu mu content creator wo waba umuzi ejo bundi yakuyemo mayo mbona yambaye ikariso oya na mayo yayikuyemo byose ni umugabo ashize muri zo ku gasozi se yashakaga iki se mu Rwanda uyu sikingirara ubu nawe yashakaga ikintu bita guhura n'uwitwa I show speed niwe mu content creator nta binyuze mu nzira za demokarasi za entertainment oye ugera unyereke cyaho nago ndumva nta byangana nabikira kuri kamera yakuyemo na uretse mbereke bose barabibona ibintu naga ari byo do mundebere do wabibonye mani ese uyu mugabo ni gati oya katugiyore tureka kubereka ntabwo byemewe ntabwo kuri YouTube byemewe yari yanyweye ibicyuye umuje usoma mu tipe twa Ira Nation man ari ni Ira Nation Satani nuko birangiza man ubu yasaze byarangiye man abaye umusazi usura buna bitarangiye man byarangiye yambaye ikariso none ngo none se ikariso y'abagore man CG kiganiro rero katugisoreze hano sibyo so reka nongere ngaruke none kuri kamera gatoya mbabwira ngo ibintu ntabwo byoroshye abanyarwandakazi ikiganiro hano inshuti zacu bakunzi bacu na ikiganiro cyacu tugisoreje murakoze cyane turabakunda nge na Soyinka uyu yari CG yari Novo Empire ndetse na International Harmony TV ciao nakagaruka mukore subscribe like na comment mujya kuri channel ya Nation
murebe ukuntu